capital budgeting ni iki? Idufasha iki? Kubera iki ari ngombwa ko tuyimenya cyangwa se tuyikoresha cyangwa se tuyigisha cyangwa se tuyiga. Turifashisha present value cyangwa se net present value. Turebe net present value ni iki itubwira, ni iki idufasha muri capital budgeting. Dukoreshe internal rate of return. Turebe internal rate of return ni iki, idufasha iki, ni gute bayikarikira. Profitability index yo itubwira iki muri capital budgeting. Noneho turangirize kuri payback period. Turebe yo iradufasha iki. Zino indicators cyangwa se tools cyangwa se ni twabyita nk'ibikoresho dukoresha muri capital budgeting kugira ngo dufate umwanzuro wo gukora investment cyangwa se kutayikora, cyangwa se ishoramari cyangwa se ntiturikore. Capital budgeting itwereka ngo ishoramari ryacu ni ryiza cyangwa se ntago ari ryo, bigatuma dufata umwanzuro w'icyo tugiye gukora. Ubu ni buri gikorwa cyose kigira sacrifice, bivuze ko iyo utagikoze ukora ikindi. Niba udakoze investment mu kintu runaka bivuze ko urayikora handi. Urugero, ushobora kudashyira amafaranga ya muri business ukayajyana muri bank ukagira bloqué bakajya baguha inyungu za buri kwezi. Ariko ni gute uhitamo? Muri uko guhitamo kose niho twifashisha capital budgeting. Ariko niba utarakora subscribe kuri channel ntugende utayikoze, ukoreshe ya like na comment kugira ngo udufashe gusobanukirwa natwe dusobanurire abandi. Present value cyangwa se net present value idufasha kumenya ngo business yacu ntabwo iri muri loss. Ni ukuvuga ngo iyo dufite positive net present value bivuze ko ni ukuvuga ngo igihe net present value yacu iri hejuru ya 0 project iba executed. Ariko niba net present value iri less than 0 project iba rejected. Ni ukuvuga izi nizo condition zo kuri net present value. Noneho iyo icyo ni iki internal rate of return itubwira, nta kindi itwereka percentage business yacu iri gukuraho. Tuvuge niba twashoye twaratanze amafaranga yacu, business yacu iri gukuraho gutwenda urugero iri gukura 12%. Ni ukuvuga nicyo internal rate of return itubwira. Profitability index yo itwereka ifaranga rimwe twashoye ryunguka ngahe cyangwa se rihomba ngahe. Naho payback period ikatwereka break even point. Wenda tugiye kuvuga kuri present value. Kubera iki present value? Ni ukuvuga ngo duconsideringa icyo twita time value of money. Bivuze ko ifaranga rimwe ufite muri pocket yawe uyu munsi ritandukanye na rimwe ry'ejo. Bivuze ko ifaranga ry'uyu munsi ritandukanye n'iry'ejo. Kubera iki? Kubera ko money depreciate. Ni ukuvuga ngo niba ikiro cy'isukari ukwezi gushize cyaraguraga 1000, uyu munsi kigura 1500. Ni ukuvuga ngo iyo ugiye kureba usanga igiciro cyariyongeyeho 50%. Ni urugero. None ubwo ifaranga rimwe wari ufite igihe ikiro cy'isukari cyaguraga 1000 usigaranyeho 0.5%. 0.5% bisigaranyeho. Bivuze ko
value y'amafaranga yawe yamanutseho 50%, nicyo bisobanuye ubundi. Noneho reka twihe urugero. Ubwo no kuvuga ngo tureba present value y'ifaranga isobanura iki. Reka twihe urugero hano, no kuvuga ngo ibihumbi 100 uzafata nyuma y'umwaka, uyu munsi birangana gute? Icyo twita present value. Amafaranga uzafata nyuma y'umwaka uyu munsi arangana gute? Cyangwa se amafaranga uzafata nyuma y'imyaka 5 uyu munsi arangana gute? Noneho turakoresha formula ivuga ngo future value irangana na present value dukubye 1 plus r power n, mu gihe future value PV ivuga present value. Noneho R ikavuga discounted rate. Right? Mu gihe N ivuga number of years. Noneho dufite data zacu twabonye haruguru. Ahanga discounted rate irangana ni 10%. Noneho turebe present value y'ibihumbi 100 birangana gute niba umwaka wari umwe. Present value niba ubyibuka neza, niba ukibuka rino somo, iyi ngiyi urasanga ariyo twita compound interest. Niba ukibyibuka noneho present value yacu irangana na F, ubwo ni future value, tugabanyije 1 plus R power N. Ubwo ni ukuvuga ngo N hano irangana gute? F dufite ko ingana n'ijana, tukagira R twavuze ko ingana ni 10%. Noneho N irangana 1 year. Bivuze iki? Bivuze ko present value ingana na bya bihumbi 100 tugabanyije 1 duteranyijeho 0.1, noneho tukazamukaho expose 1 cyangwa se power 1, ari byo bingana n'ibihumbi 100 tugabanyije 1.1 bikangana. Ngi fata calculatrice ubikube, urahita usanga ko bingana n'ibihumbi 90 909 n'ibice, wenda ibice kamyirengagize 909. Ahangaha mu gihe future value iri ku mwaka. Noneho mu gihe yaba ari imyaka 5 byagenda gute sasa? Katurebe biramutse ari imyaka 5 byo byagenda gute? Ku myaka 5 PV irangana na bya bihumbi 100 tugabanyije, aha hari 1 turashyiraho 5 gusa, tugabanyije 1 duteranyijeho 0.1, noneho 5.
ahangaha urasanga bingana n'ibihumbi 62 92. Ni ukuvuga ikintu bivuze ni iki: niba amafaranga tuvuge ushaka uyashyize, aya mafaranga uyashyize kuri banki ubu ngubu, noneho baguha 10%, nyuma y'imyaka 5 bazaguha ibihumbi 100. Nicyo bisobanuye. Ubwo no kuva nyuma imyaka kuri 10%, ibihumbi 100 bazaguha nyuma y'imyaka 5 birangana n'ibihumbi 62 by'uyu munsi. Icy'ingenzi anga cyo gufata niki, icy'ingenzi cyo kwitaho ni formula, nta kindi, ni formula. Noneho ukayimenya n'uburyo ibyo ubonye bigufasha gufata icyemezo cya projet cyangwa se cya analyse uri gukora. Twavuze ko ingana na present value 1 plus R, ushobora kwita ikindi kintu kubera ko notation gusa, ariko icy'ingenzi nuko ari discounted rate, mu gihe present value yo ingana na future value tugabanyije iki, tugabanyije 1 plus R power n. Iyi n twavuze ko ari iki, twavuze ko ari igihe ibintu bizamara. Ushobora kuba igice cy'umwaka, ushobora no kubimanura ukabishyira mu mezi, ushatse wanabishyira no mu minsi. Reka turebe noneho dukomeje turebye izindi ngero. Ahangaha reka tuvuge ko tugiye gukora investment y'ibihumbi 400 muri real estate uyu munsi. Noneho baratwereka ngo buri mwaka iyi business izajya ibona amafaranga aya n'aya, nkuko byanditse a sum of 400,000 invested in real estate today, and they gives a series of below cash inflow in the future. Bivuze ko mu mwaka business izaduha 70,000, umwaka ukurikiyeho ikaduha 120, umwaka ukurikiyeho ikaduha 100,000, ikaduha 100,000, ikaduha 100,000, hano 20 na 40, umwaka wa gatatu na 60, umwaka wa kane, ku mwaka wa gatanu ikaduha 80. Mu gihe opportunity cost of capital is 10% ku mwaka. Ese ukibaza, eske twakwemera ino project kuyinvestisamo amafaranga yacu tuyashyire muri real estate? Nicyo twibaza. Reka turebe hano, wowe kuri ya formula nakweretse ushaka kugenda ubifata ukagenda ukarikira. Hano turi gushaka present value yacu irangana gute. Nkuko nababwiye, present value irangana future value ugabanyije iki, ugabanyije ibyo twavuze. Ubwo ni rimwe uteranyijeho interest rate power cyangwa se expose cyangwa se uzamutseho bitewe n'imyaka baguhaye. Ubwo ni n hagarariye imyaka baba baguhaye. Niba ari umwe ni umwe, niba ari ibiri ni ibiri. Noneho twe twabikarikiriye, igisubizo twabonye ni ikihe? Igisubizo twabonye ni iki ngiki. Bivuze iki? Bivuze ko ikintu utagomba kwibagirwa cya mbere cy'ingenzi ari iki, ari iriya formula. Noneho twifashishije Excel, net present value irangana gute? Twabonye uko bakarikira iki, uko bakarikira present value. Noneho net present value ni iki yo irangana gute? Internal rate of return ni iki yo irangana gute? Reka turebe. Net present value ni kimwe nko wavuga ngo umushahara wawe net cyangwa se net salary. Net salary irangana na gross salary yawe baguha, bagakuramo ama deduction, tuvuge ke sociale, imisoro n'ibindi bashobora gukataho. Noneho
kuri net present value dukora iki? Dufata cash inflow total yayo tugakuramo cash outflow. Cash outflow muri waka yacu ni iyi. Ni iyi ngiyo twita nominal amount, ariyo yiyi hano twashyize umutuku. Mubyibuke neza ni 400 twabonye, ibyo twavuze. Noneho iyi ni series y'amafaranga twagiye tubona buri mwaka. Aya ngaya niyo twita cash, cash inflow. Ubwo ibintu 400 ni cash outflow. Noneho ahangaha ukagenda ukoresha ya formula nkuko twagize gute, nkuko twayiguhaye. Kwibaza bino 70 present value yabyo ni iyi ngiyi. 120 present value yayo naya. 140 present value yayo naya ku mwaka wa gatatu. Bikagenda gutya. Ariko hano present value ntago tuyikeneye. Tugiye gukoresha formula noneho ariyo idufasha kugira ngo tumenye ibyo turi gukora cyangwa se tunihutishe. Ndetse nimushaka video yihariye y'uburyo ushobora kubikora muri Excel, nubwo muri kubireba utabyumva azambwire nkore indi video yihariye ku buryo bishobora kumworohera mu kazi ke ka buri munsi. Ushaka kugufasha gukora icyo twita cash flow forecast kugira ngo umenye uburyo bwo gukora ibintu mu buryo bwihuse kandi mu buryo buri professional. Noneho tumaze gukarikira net present value yacu ni iyi ngiyi. Niba net present value yacu ari ni positive, twavuze ngo iki? Twavuze ko mu gihe iri positive, iri hejuru ya 0, twagisebutinga project. Nicyo bisobanuye. Iyi project yacu turayagisebutinga. Ariko turibaza noneho, ese project yacu izamuka gute no kuyihe rate? Noneho kugira ngo tubisobanukirwe neza, reka dushake icyo twita internal rate of return, ariyo iduha itwereka neza katuga ati wenda na profit margin yacu irangana gute. Wenda irangana ni 10, 11, 12. Gusa icy'ingenzi tugomba kumenya nuko internal rate of return igomba kuba iri hejuru ya discount rate. Iyo iri hasi usanga net present value yacu yabaye negative. Nicyo tugiye kurebera hamwe nabwo twifashishije Excel. Turafata iki? Turajya muri formulas, niturangiza dushake ahanditse IRR kugira ngo duhite dushyiramo function yayo tuyikore mu buryo bwihuse. None nitumarangiza hari values, hano kuri values dushyireho iki? Dushyiremo cash outflow and na inflows. Noneho bitwereke ahangaha, biratwereka ko internal rate of return ari 12. Ese dufatira he ko internal rate of return igomba kuba ingana na 10? Tubikuye hehe? Ese ni gute tuvuga ko internal rate of return yacu ingana kuri? Nukuvuga ngo internal rate of return tuyibona mu gihe net present value yacu iri kungana gute? Iri kungana na 0. Iyo percentage niyo dufatiraho. Nubireba neza urasanga net present value iba dependent cyangwa se igendera kuri discounted rate. Iyo discounted rate izamutse cyane, net present value iragabanuka. Iyo discounted rate imanutse, net present value irazamuka nkuko turi kuyibona hano. Urugero, ubona ko dushyize hano kuri 13, net present value yacu iraba minus. Nidushyiraho
kuri kabiri n'ibice wenda runaka, reka wenda tuvuge urugero n'ibice wenda 46, net present value yacu irahinduka positive. Urabona ko noneho ibaye 0. Ni ukuvuga kuri discounted rate ingana gute? Kuri discounted rate ingana na 12 n'ibice 6, 4 n'ibindi birengaho, nibyo bitumye net present value yacu igira gute? Ingana na 0. Bivuze ko business yacu ikura kuri iki kigero, kuri percentage ingana gutya. Bivuze ko this project is approved now. Nta kintu na kimwe cyatuma tutagira gute? Tutayikora, kubera ko iri very profitable. None reka turebe sasa, niba tumaze kubona ibintu bibiri, ubwo ni ukuvuga ngo dufite net present value tunyikwaye kayikira muri Excel, tukagira n'iki? Tukagira na internal rate of return. Noneho tugiye kureba eske bakarikira gute profitability index. Ariko yo biroroshye, dufata cash inflow tukagabanya cash outflow. Kabisubiremo, dufata cash inflow tukagabanya cash outflow. Icyo tubonye tukacyita profitability index. Itwereka ifaranga rimwe twashoye muri business yacu rizamukaho kangahe kwijana. Iyo dusanze dufite ibintu biri hejuru ya rimwe twagisebutinga project. Iyo dusanze dufite ibintu biri hasi ya rimwe cyangwa se bingana na rimwe, project dushobora kuyirejectinga kubera ko ntabwo iba iri profitable. Nongere mbibutse, please, iyo discount rate izamutse net present value iragabanuka. Nicyo bisobanuye. Iyo discount rate imanutse net present value irazamuka. Ni ukuvuga net present value ikontororwa n'iki? Ikontororwa na discounted rate. Twavuze ko profitability index yacu kugira ngo tuyibone, profitability index cyangwa se PI irangana cash inflow tugabanyije cash outflow. Bivuze ko icyo tubonye percentage, iyo noneho condition niba net present value iruta 0, accept project. Niba net present value less than 0, reject project. Noneho niba net present value ingana na 0, accept project. Ugaconsideringa iki? Ugaconsideringa izindi alternatives. Noneho niba PI profitability
iri hejuru ya rimwe accept project. Niba PI less than 1 reject project. Icyo nabibutsa nuko nuko profitability index itita kuri discounted rate cyangwa se opportunity cost, kimwe na payback period. Byose ntago byita kuri opportunity cost of capital. Noneho PP yo bayikayikira gute? Reka tuvuge ko ubwa mbere byabaye 270, duteranyeho 120, duteranyeho 140, 120, 260, 260 guteranyeho 330. Noneho umwaka wa kane tuvuge ko umwaka wa kane tuvuge ko ari 160. Umwaka wa gatanu kari 80. Nukuvuga ngo project yacu izagaruza ryari? Hano hari 190, 290, 330, 430, 490. Ubwo mu myaka 4. Umwaka wa gatanu ubwo nukuvuga ngo izagaruza mu myaka 4. No turafata bya 10,000 tubishyire mu mezi turebe, cyangwa se mu minsi turenge izagaruza mu myaka 4 and months, cyangwa se months, cyangwa se wenda days, bitewe n'icyo tubonye. Ko nitubigara ku mwaka tukagashyira kuri 12, turabona ibyo twifuzaga. Nidushaka kuri 12 kandi guhera kuri 30 nabyo twifuzaga. Dushatse twanabihindura mu masaha tukamenya amasaha bizatwara. Nongeye nkwibutse, niba utarakora subscribe, please ndakwinginze yikore kugira ngo udutere inkunga, uduhe morali yo gukomeza gukora andi ma video menshi kandi
yigisha ibintu bitandukanye, kandi naho ubona turi weak hatari imbaraga, utugire inama y'icyo gukora. Kuri video y'ubutaha tuzabaha noneho tuzababwira kuri capital market. Hari umukunzi wacu wadusabye kuzavuga kuri video ku bintu bya capital market, noneho ndamwizeza ko tugiye kubitegura video y'ubutaha akaba ari byo tuvugaho, tukavuga uburyo market zitandukanye, noneho tukanasobanura uburyo buri market ikora ku yindi. Ciao, Imana ibaho umugisha, kandi ihe umugisha mwinshi buri muntu wese ukora wakoze subscribe n'uyikora kano kanya. Ciao.